Nubwo rwose kunywa inzoga ari ikibazo, hari ubwo byangiza imikorere y'umubiri wawe, ariko hari ubushakashatsi buherutse gukorwa bugaragaza ko byeri ishobora kongera intungamubiri n'imikorere myiza y'ubwonko. Ariko nanone reka mbere yuko nkomeza nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, mukomeza gukora share ndetse mugasiga na comment ku biganiro tugenda tubakorera. Ubushakashatsi bushya bwatangajwe mu gitangazamakuru cya Science bugaragaza ko kunywa ikirahuri cya byeri bifite ubushobozi runaka bwo kongera imikorere myiza y'ubwonko. Muri ubu bushakashatsi bwagaragaje ko vitamine B6 ari nziza ku buzima bwo mu mutwe, amaraso n'ubudahangarwa bw'umubiri, kandi iboneka mu biribwa bitandukanye dusanga mu nzoga. Ikirahuri cya byeri gishobora gutanga 15% bya vitamine B6 umubiri ukeneye. Ikinyobwa cyitwa lager kitarimo umusemburo usindisha nacyo kiba cyifitemo vitamine B6. Ibikoresho bikoreshwa mu gukora inzoga birimo sayiri, iki ni ikimera cyo mu muryango w'ibyatsi mu bwoko bwa monocotyledonous, ingano n'umusemburo. Ibi byose bibamo vitamine B6 kandi ntabwo ipfa mu gihe cyo gusembura no gutunganya byeri nk'uko ubwo bushakashatsi bubivuga. B6 ni vitamine y'ingenzi cyane ubusanzwe tuvana mu biryo. Iboneka cyane cyane mu nyama n'amafi, ariko iboneka no mu bindi biryo harimo oat, ibirayi n'ubwoko bw'amashaza bwitwa chickpeas cyangwa pois chiches. Ni gake umuntu abura neza B6, nubwo rimwe na rimwe ibipimo byayo mu mubiri bijya biba bike, akenshi bikagendana no kubura vitamini zo mu bwoko bwa B nka B12, ibishobora gutuma wumva unaniwe ukanagira iseseme. Inyigo zakozwe ku moko 65 ya byeri yaguzwe ahantu hatandukanye mu Budage yabonye ibi bikurikira: byeri ya Bock yari ifite igipimo kinini cya B6 ikurikiwe na lager z'umukara na byeri z'ingano. Byeri z'umuceri nizo zari zifite B6 nkeya. Byeri zidasembuye zanakuwemo ethanol nyuma yo kuzitara zari zifite B6 iri hejuru. Byeri ya lager isanzwe yari irimo 20% bya B6 iba ikenewe mu ifunguro. Zimwe muri lager zidasembuye bapimye basanze zitanga hafi 59% bya B6. Abagabo bakenera nibura 1.4 mg ku munsi, naho abagore bagakenera 1.2 mg za vitamine B6 nk'uko bivugwa n'ikigo cy'ubuzima NHS cya leta y'Ubwongereza. Ubundi litiro imwe ya byeri ishobora kugira hagati ya 0.3 mg na 1 mg nk'uko buriya bushakashatsi bubivuga. Unyoye byeri bisanzwe mu rugero rudakabije, ntabwo ushobora guhera aho ubara ngo ubu mfashe igipimo runaka cya vitamine B6, ariko nanone ni urugero runaka ubufashe rw'izo ntungamubiri nk'uko bivugwa na Professor Michael Leitrick wakoze ubu bushakashatsi. Ibyavuyemo ni ingenzi gusa ku bazinywa bifuza kongera iyo ntungamubiri muri bo nk'uko Professor abivuga. Byeri izwi cyane ya Bock yo mu Budage niyo basanzemo B6 kurusha izindi zose zapimwe, nk'uko isanzwe inifitemo igipimo cya alcohol kiri hejuru, ihera kuri 6.5%. Bridget Benelam wo mu kigo cya British Nutrition Foundation avuga ko kugira igipimo cyo hasi cya B6 ari imboneka rimwe mu bantu mu Bwongereza, kuko iyo vitamine iboneka mu biryo byinshi byaho. Yagize ati ntabwo twavuga ko byeri cyangwa ikindi kinyobwa gisembuye ari ahantu h'ingenzi ho kuvana intungamubiri ziba zikwiye kuva mu biribwa. Yongera ati kereka ubaye ufata ifunguro ryihariye, naho ubundi bisa n'ibidashoboka ko ushobora kubura vitamine B6 ihagije mu gihe ubasha kurya neza. Ikindi, mu gihe waba ufite ibindi bibazo by'amagara nk'ubusinzi cyangwa uburwayi bw'impyiko, bishobora kugutera ibibazo nk'uko Bridget Benelam abivuga. Yakomeza agira inama abantu yo gushyira imbaraga ku zindi vitamine B nka B12 na riboflavine izwi kandi nka BD ziboneka mu bikomoka ku mata ndetse n'amatungo. Umvise ubushakashatsi bwakozwe na Professor Michael avuga uburyo ushobora gusanga B6 mu nzoga cyangwa se muri byeri. Uyumviye na Bridget Benelam we icyo abivugaho. Uyu nguyu aba mu kigo cya British Nutrition Foundation. Ibi bivuze ko ugomba guhitamo. Uyu nguyu we anagaragaza ko ibimera bibamo B6 cyane. Nk'ikibabi TV natwe twababwira gukoresha ibimera cyane kurusha gukoresha inzoga. Ubushakashatsi tubabwiye twabusomye mu gitabo cyanditswe na Professor Michael Leitrick. Gusa nanone
ubikeneye no kubisoma cyane mu buryo burambuye wakwandika iryo zina ryo uzabona aho yabyanditse. Ariko nanone urubuga rwa BBC mu gisata cya siyanse nabo babivuzeho bandika iby'ubu bushakashatsi. Turabakunda rero mwebwe mwese mukora subscribe. Imana ikomeze kubaha umugisha, mugire umunsi mwiza, turabakunda.